kabisa nimuze tuganire. Ikipe yanyu yatangiye itsinda ikipe yitwa Bumamuru, ni ikipe yari ya Muburundi, ni ikipe yatwaye shampiyona muri 2023, ni ikipe imeze neza, ni ikipe nayo bigaragara ko shampiyona y'u Burundi iba yihagazeho. Aperi nayo mu Rwanda murabizi udukombe iba yakukumbye imyaka 6 irihiritse, ari ikipe itwara ibikombe. Mu sezo yashize yatwaye shampiyona y'ikiciro cya mbere hano mu Rwanda, itwara n'igikombe cy'amahoro. Urumva ko ni ya kipe yakinnye imikino mpuzamahanga igiye itandukanye, yatsinze Power Dynamos, ikina n'ikipe ya Azamo, nubwo Azamo yayitsinze yakinnye inkera y'abahizi, ikina na AS Kigali, ikina na Polisi. Ni ikipe ya APR yagiye muri iri rushanwa rya Cecafa Kagame Cup, tubona neza ko hari abakinnyi 9 idafite, abo harimo Mario umuzamu wayo wa mbere wari usanzwe ayifatira, harimo kapiteni wabo niyo mugabo Claude, akabamo witwa Ombolenga Fitina, akaba ari abakinnyi bagiye mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda, ariko tutibagiwe na Mugisha Gilbert Barafinda nawe werekeje mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Ntabwo twakwirengezagiza abagande babiri bagiye mu ikipe y'igihugu ya Uganda Cranes, ndavuga Ronald Sekiganda kabisa hariya, ariko kandi tutibagiwe na Dennis Omedinho nawe wagiye mu ikipe y'igihugu, ariko kandi na Mamadusi. Abakinnyi 9 bagiye mu makipe y'ibihugu. Ikipe yitabira irushanwa rya Cecafa Kagame Cup, abantu bavugaga bati ese umutoza noneho araza gukora iki kugira ngo abanzemo 11? Reka duhere aho ngaho tuninjira na 11 babanjemo kugira ngo nawe umanuka utubwira ubundi Aperi n'iki cyo kwitega nubwo yatsinze umukino wa mbere. Ese n'iki umutoza cyamufashije, n'iki cyatumye ayitwara neza kuri uyu mukino wabaye ku manywa y'ihangu, ku izuba ry'imbatura abagabo ryari ndavuga ati iri zuba riramena inoze budakora ibara aho yari noze kai aho yari biriya ni ibintu by'abanyarwanda tubizeranyeho, nta muntu ubutabizi, ariko nta n'ubutabizi biriya nta muntu ubutabizi kuvuga ngo izuba riramena imbwa gahanga, nta muntu ubutabizi. Ariko ntabwo nashaka kubivuga, nta nubwo nabivuze, asa hari umuntu wabyumvise nawe. Umutoza rero mwizamu yabanjemo Ruhamya Nkiko Iva, niwe yabanje mu izamu. Hanyuma kuri kabiri hari Bugingo, kuri gatatu Bugingo Hakim niwe wari wabanjemo. Hanyuma mu mutima defense ni Nshimimana Yunus wafatanya na Niyige na Clement. Hanyuma uwitwa Byiringiro Gilbert Kagege yarari kuri kabiri. Imbere yabo hari Yusufu Seyifu Dauda, hanyuma ari kumwe n'uwitwa Duboneka Jean Bosco, hanyuma bari bamufite Raouf Memel Dawo. Uruhande rumwe Kiwanuka Hakim, urundi ruhande Sheikh Jibril Watara, batakisha William Mer Togi Cotevarwe umunya Cote d'Ivoire. Abasimbura hari Hakizimana Adolphe, Ngabonziza Pacifique, Niyibizi Ramadan, Mamadou Raminiba, Iraguha Haji, Richmond Rapti Shyaka ndetse Aliyuni Swane na Niyibizi. Nabo ngabo bari babanjemo ku ruhande rw'ikipe ya APR. Hanyuma mu gihe ikipe ya Bumamuru ya hariya mu gihugu cy'u Burundi mwizamu barimo bafite uwo bita Azadi, umuzamu kabisa ukomeye cyane. Hanyuma uwitwa Abdul Herve nawe yarahari, uwitwa Fabrice, uwitwa Branchard yarahari, uwitwa Rufuka Biru Ale cyangwa se Rufuka Biru Ngaso Michel yarahari, Christophe yarahari, Loki Christian yarahari, Alfredi Benoni yarahari, uwitwa Trezolo yarahari ndetse na Alfredi. Ngabo bari babanjemo ku mpande zombi. Birangira ikipe ya APR nyamukandagira mu kibuga itsinze ibitego 2-0. Umuntu witwa Moyize najye kuri X aduterekereho igitego cya APR uburyo cyagiyemo. Ngira ngo abantu bari kuri YouTube channel muri kubibona, witwa Sheikh Jibril Watara uburyo yatsinze igitego. Ariko ndagira ngo twinjire mu gucya Pablo ikipe ya APR kuzana abakinnyi dusa nkaho twavuga ko batabanzamo, no kuba umutoza yakoze impinduka bigeranyije n'abakinnyi afite.
ubona uyu mutoza niki cyahindutse muri APR? Kuri uno mukino w'ikipe ya APR uretse ko ngende kubona nta n'igishya. Uri kuba ikipe ya APR yatsinda ikipe ya Bumamuru ndi kumva nta gishya, niyo yaba ari abasimbura ba gatatu ikipe ya APR ntago yatsindwa n'ikipe ya Bumamuru. Ubundi ngende noneho uri kubona yayitsinze biki? Yayitsinze bikeya kuri ngiye yayitsinze bike. None se nawe urebye ikipe ya APR n'ikipe ya Bumamuru ntago bihura rwose. Urebye ku mateka ukarebera ku bintu byose ndetse no mu bushobozi n'abakinnyi na karite, niyo wafata abasimbura b'ikipe ya APR bakabanzamo bo ubwabo bagakina ikipe ya Bumamuru bayitsinda. Ahubwo agashya kari kuba iyo ino kipe ya APR itsindwa n'ikipe ya Bumamuru, naho kuba bayitsinze cyo kurani credit byanabasubiza mu mukino bw'abantu bavuga ati iratsinzwe mu nkera abantu ati noneho nta kigenda ati nta no muri Cecafa agiye gutsindwa. Ariko kuba batangiye batsinda ni ibintu byiza ku bafana b'ikipe ya APR ndetse n'abakinnyi ubwabo, biranabaha rwose n'imbaraga zo gukina n'indi mikino. Ariko ngewe ku ikipe ya Bumamuru icyo ndi kukubwira nta gishya rwose, igishya kirari kuba batsinze, ariko agashya kari kuba iyo batsindwa, kari kuba iyo batsindwa cyo kuba n'ikiri cyo kwishimira ni kuri Togwi. Kuri Togwi abantu bari bavuze ati nta kirafira ry'ubusagwije 2 agwije 2 rwose. Konteri ibitego atangiye ntabwo ari 2 gusa, konteri uri gusore kucyamo na bya bindi bya mbere byo mu byo yatsinze Intare n'ibindi bigiye bitandukanye. ibyo si cyo ku Ntare cyo wakibara cyanira kubera iki utakibara, ariko wabuzwa n'iki kukibara kandi yaragitsinze se. Oya, ariko icyo kwishimira Togwi yatangiye gutsinda. Togwi niba muha umwanya azabishyiramo. None se Togwi ubona amahirwe 100 agatsinda amwe, ubu nawe tumushyigikire tuvuge ko ari rutahizamu APR yari kene. Togwi reka tumanuke no mu kibuga, ubwo urasembuye kugira ngo tujye no mu kibuga. Ikipe ya APR urabona ko 11 umutoza yagakwiye kuba banza mu kibuga uko yabapanze, n'ubundi iyo babandi bahari imyanya batari bariho ni kuri 3 ni kuri 2. Kagege na Bugingo Hakimu ntabwo ari abakinnyi bo kubanzamo muri APR, ariko nibo bahari yarakwiye kubamanuramo. Ni ikintu cyiza. Ruhamya Nyiko Yiva narabivuze afite ubushobozi bwo kuza kubanza mu kibuga kurenza Adolphe. Ruhamya Nyiko Ruhamya Nyiko agomba wenda kuri current ubungubu bwo aramurusha nanjye ndabyemera. Oya, si no kuvuga ngo kuri current Ruhamya Nyiko ubona ko n'umuzamu umaze gusa nkaho yisobanukiwe, bitandukanye na Hakizimana. Hakizimana hari ukuntu azanamo akantu ka negligence, ukabona hari ukuntu tuntu twe nyine tutari kugenda neza, hari ukuntu ibintu bye nyine ubona ko yabigize ibyo personally kurenza equipe. Ariko mbona Adolphe akoze cyane. Adolphe gukora cyane n'ikiwe, none se azakora undi we yica. Erega Adolphe turamuzi ubushobozi bwe twese, si ubyemera ko Adolphe ari umuhanga. Oye, ubushobozi kuba umuntu afite ubushobozi ni ikindi, no kuba ashoboye ni. Ahubwo we yagiye ahantu ajya nko muri comfort zone yakira ko byaje nyine, ariko akoze akazamura urwego. Ngiye mbona na Adolphe yaba umuzamu mwiza pe, yaba umuzamu mwiza, kuko turamuzi twese muri Rayon. Si umuzi Adolphe? Adolphe muri Rayon yari umuzamu mwiza, ariko se iyo Rayon ye yari ibayeho gute? Yari ifite ndi. Ariko unareba n'icyo gihe yari ameze neza, yakoraga amasevu. Adolphe yari ameze neza. Ahubwo hariya aho Rayon izaniye abandi bazamu akagenda akakira nyine kuba umusimbura, ubona ko mu mutwe nyine ntago ameze neza. Yongeye akicara agakora imyitozo rwose. Adolphe akaba Adolphe tuzi. Yaba umuzamu muzima rwose, kwicazwa na Ruhamya Nyiko koko. Adolphe nawe rwose ahari agiye yiseka ubutumwa bumugereho kabisa. Okay, nuko nguko bimeze. Hanyuma wenda ikindi twagarukagaho nuko igitego cya APR cyatsinzwe ku munota wa 8 kuri kufura nziza cyane yatewe na Bugingo Hakimu. Niwe wakaraze kufura rwose ku ikosa bari bakoreye uwitwa Raouf Mameri Dawo. Mameri Dawo niwe watowe nk'umukinnyi mwiza w'umukino, man of the match. Urumva Mameri Dawo yakorewe ikosa ryavuyemo kufura yabonetsemo igitego, anatanga assist. Urumva ni n'umukinnyi witwaye neza, kuko imipira witwa William Toge bamutegerekeye ku isahane pe, yabonye uburyo. haraho noneho William Toge ku munota wa 23 yageze imbere y'izamacenga n'umuzamu utuntu tumaniyera, avuga ati ngomba gucenga ngatsinda nka bimwe bya Barcelona. Akubona ko William Toge niba muhereza umwanya, narabivuze ntabwo mbisubiramo, William Toge mu gihe azaba afite umwanya iki kibuga hano muri championnat y'Inyarugenge azabitsinda. Ariko mu mikino mpuzamahanga
William Togi mu munyisi. Oya iyo haba Mamadusi azamwicaza. Hari Mamadusi kabisa afite umwanya. Oya kuri championnat y'Inyarugenge ntago Mamadusi yamwicaza. Azamwicaza. Reka. None se to reka nibazakuyobye. Ikintu bita umuntu witwa William Togi umbikina rusha uwitwa Mamadusi. Azi gukina zone. Ako kantu ujyukita umufuru striker umwataka ahava kagera abagomba kuba ari muri box ari guhunahuna ari muri kariya kaziga agenda. Mamadusi nabwo ubwo bushoboza bufite. Mamadusi ni wa mwataka wiruka ikibuga nyine w'umukozi agafasha nyine n'abandi. Yego iyo karita arayifite ariko ntabwo ari icyo umwataka bashinzwe. Umwataka ashinzwe kuba ari imbere y'izamu. Oya noneho reka turebe muri no mikino Mamadusi sarusha ibitego William Togi ntabwo bibara. Aramurusha gukora mu kibuga. Aramurusha mu kibuga akanamurusha no gutsinda. Aramurusha gukora akanatsinda ariko kuri karite z'umwataka Mamadusi karite z'umwataka nitugena kuki se ikipe ya Arsenal izana Victor Gyökeres sibafite Kai Havertz satsinda ibitego ariko bazanye Victor Gyökeres kubera ko Victor Gyökeres ni full striker araza nyina kunahura imbere y'izamu nashaka nabitsinda. Kuri ngingo nge nago turi kwemeranya cyane kuko Mamadusi 100% ndabikwemerera. Si hano turi Nyarugenge uzabibona. Mamadusi iyo championnat yarangiye hari ntabwo yakinaga kuri Darikonovic ntabwo yakinaga nuko batamuhaye umwanya. None se ubu ufite icyo kizere ko umutoza azawumuha? Ikizere cyo kirari kuko ari kubanza mu kibuga. Ntabwo uzicaza aho ngaho rwose aho ngaho. None se reka tujye ku ruhande rumwe. Ubundi Mamadusi yari gukina muri APR akina nka full striker. Bari kuntu bamunyuza ku mpande ku ruhande. Ubivuze neza. Amunyuza ku mpande ariko amunyuza ku ruhande ntabwo azicaza uwitwa Meritogi ahubwo yakicaza undi uca ku ruhande. Oya Mamadusi akabatakisha ari babiri ariko uwitwa William Togi ndakubwiza ukuri azajya kibanzamo yaba mu mikino mpuzamahanga no muri championnat y'u Rwanda azajya kibanzamo. William Togi umwanya aragufite. Oya ntago William Togi yakwicaza Mamadusi n'abandi baze batubwire. None se oya nibatubwire ikibazo cyawe ni kimwe ntago yakwicaza Mamadusi. Mamadusi si yari ahari muri championnat ishize yari ahari kukibazanye William Togi. Ntago bamuherwa umwanya wo gukina. Rega Mamadusi none se reka manze gubaza iyo umukinnyi umuguze nabona umwanya wo gukina nuko abafite ubushobozi bwo kuguma muri iyo kipe. Rega wibuka ko Mamadusi bari bagombaga no kumwirukana buri kuko ntacyo yakoze bamuzanye nka rutahizamu ntabwo yakinnye. No se ubushobozi bwa Mamadusi nawe bushidikanyaho. Ndabushidikanyaho. Umuntu hamagarwa mu ikipe y'igihugu urumva ya Mauritania bakamuha ni ya Mauritania none hamagarwa muri Senegal. None se Mauritania ni ikipe mbi none se yatwaye igikombe cya Afurika. Oya ariko ushingira kukivuga ngo ntabwo ari iki ni nk'Amavubi. Nasa Amavubi yo ni ikipe mbi. Oya none se ariko no kuba abadahamagarwa kuba bamugira icyo cyizere bakamuhamagara. Hanyuma se Sheikh Jibril Wataraka atari guhamagarwa muri Burkina Faso nuko ari umuswa. Oya nanone ntabwo bavuga ngo ariko biterwa n'umwanya ukinaho. Nyine nibyo ndi kukubwira impamvu Mauritania yamagara Mamadusi nuko nta wundi ifite. None nta wundi ifite none se ushatse impamvu duhamagara nshuti inosa nuko nta wundi dufite. Tubaye dufite undi twagamagaye umurusha. Abanyarwanda babyumve neza Mamadusi ni umuswa. Ntabwo ari umuswa ariko aracyari umwana. None se bagwaye Mamadusi bakagwa na William Togi. Ushatse ko William Togi yego nakinisha William Togi kubera ko tugendera ku mibare ariko uri kunjyana ahantu neza nishaka kuva bazana uwitwa William Togi bari bamubanza kuri bench. William Togi yego kuva umutoza yamuzana kuva William Togi yagera muri APR umutoza yari yamubanza kuri bench najyemo ananasimbuye. Noneho uvuze hanyuma buretse tugendane ikindi kintu cya kabiri niba barazanye William Togi nka full striker hari Mamadusi akaba atagikinishwa kuri full striker bakaba basigaye bamuhengeka. William Togi azabura umwanya kubera Mamadusi cyangwa hari abandi bazabura umwanya kubera ko umwanya bagakwiye kuba bakinaho bawushizemo Mamadusi kuko Mamadusi ndabyemera si umuswa ariko none si umukinnyi wo gukina full striker. Ibyo bitego yabitsinda ariko atari gukina nka full striker atari gukina icyenda rya APR. Rega no kumushyira ku ruhande ni kigaragaza ko ikipe ya APR ikennye ku mpande.
ahubwo wenda iyo uvuga icyo ikennye ku mana iyo uvuga icyo ukambwira ngo impamvu ibyo byo birumvikana iyo umbwira icyo niyo umbwira ngo Mamadusi iyo umbwira ngo Mamadusi ngo ni mwiza ngararusha ngo Meritoge kandi umwanya bahuriyeho umusaruro mu kibuga nuza Mamadusi ararusha Togwi 100% nagero nanje nanabivuga 100% gute Mamadusi suri kureba ino championnat njye sijya gutangira uzabureba nibyo ngibyo turi kugarukaho icyo twababwiraga ni kimwe ikipe ya APR nongere mbisubiremo ikipe ya APR ahantu idafite ikibazo na kimwe ni kuri nomero 9 William Togi azawutera wacecetse abantu batagukubita ngandi dafite ikibazo ngo ni kuri full striker oya abantu batubwira ibintu bari kuvuga ibintu nabo baze batange comment ibintu ndi kukubwira nabisubiramo ikipe ya APR ahantu idafite ikibazo ni kuri full striker Mamadusi ujarajara ku 9 na full striker wacecetse wa uretse ngewe wowe ujye uvuga ibyo ntago ndi kubyemera umva nyine Pablo kugira ngo tujye tugendana jya uvuga ikintu utange na factor ngende kuguhereza ibimenyetso bigaragaza ko apera ikibazo cya full striker yagikemuye kuko bari bafite ikibazo cy'umuntu ushobora ari kuribuka ko tujye tugaruka no mu mateka uribuka ko ikipe ya APR yakoreshaga witwa Victor Mbawoma Chukwemeka ku 9 bafite Mamadusi bamwicaze Mbawoma we hariya yakinaga neza yakinaga iki Mbawoma ndabyemera Mbawoma ndabyemera reka tugendana aho ngaho yakinaga iki Mbawoma yakinaga ikintu bita zone yarebaga kanyake Mbawoma ari muri ka kaziga avunderezamo kibe kimwe arati 10 ariko agishyiremo reka nkubwire hari umukino nuza atari yakina Togwi ntawo yose yarayikennye afite ibitego bingahe idega kugira umunsi wa mbere Victor Mbawomaza yatsinze hat-trick yerekana ko ari umwataka wa mbere ayitsinda Marine yatsinze no sindi we yatsinze intare no se Marine yatsinze na Bumamuru none se Marine yatsinze na Bumamuru araho ngaho na Mbawoma no yatsinze amakipe nawe yatsinze amakipe akomeye atsinda na polisi none se uri kumva ntago afata Mbawoma ngo umugereranye na Togwi n'abantu bagukubita ntago bihura nuza yatsinze ibitego bingahe muri 15 Mbawoma yatsinze 15 nose William Toguzi ngo 15 azabibura ntabyo azatsinda wenda ntago nciteka William Togi 15 azabibura sindagura kandi sinciye niteka ariko reka nkubwire na Umara ba yarabibonye uwitwa kuri championnat y'Inyarugenge uwitwa Togwi naramuka atsinze ibitego 15 ntacyo mvuze ariko ntago mbizi reka nkubwire ariko reka nkubwire warugiye kuvuga iki aya ntacyo mvuze ariko suri hano mu icyo twagarukagaho ni kimwe umuntu iyi kipe ya APR ahantu idafite ikibazo ni kuri full striker wabyemeza cyane ubwo nta kibazo ufite mu matsinda yajyana cyakuri championnat y'Inyarugenge ibyo ndi kuvuga ni Nyarugenge ntose William Togi nge ntabwo nemera yuko yageza pere mu matsinda ibyo byo numbekere ntabyo navuze mu Rwanda se uremera ko ari kirimo William Togi afite ubushobozi bwo kuza gutsinda amakipe y'Inyarugenge yatsinda polisi yatsinda Reyo yatsinda Gasogi yatsinda Gicumbi yatsinda amakipe yose yatsinda na Bumamuru yewe yanayitsinda yatsinda na KMC yayitsinda yewe niyo pyramide yayibonamo igitego mbigusubiriremo kuko na Victor Mbawoma yarakibonye na Victor Mbawoma yarakibonye cya penalty udasohoka muri studio abantu bagutangire hari reka nkubwire urumva ndi kukubwira ni factor icyo nkubwira cyo kuri urumva nje ndabivuze urumva William Togwi iyo polisi uri kuvuga yatsinda igitego bakina imikino ingahe nose niyagitsinze wowe rega bakinnye imikino 2 atsindamo igitego kimwe ni bibise ariko oya ni bibi Togwi ntago ndi kubyemera ngiye ikibazo cyawe ngiye ndi kuguhereza factor zigaragara bakinnye imikino 2 na polisi yatsinzemo igitego uramushinze iki Togwi yego Togwi yagiye muri Cecafa umukino we wa mbere yavundereje unose uramubaza iki Togi sari ndi mikino Togi sari ndi mikino ayitaye by'abanyarwanda umuntu witwa Mamadusi yiyakira azakire ku ruhande ajya kurwanira umwanya na bakiwanuka urwanire na ba Barafinda urwanire na ba Denis Omedi ariko ku 9 yiyakire ku 9 nubwo yashunaho sorebye ibyo muri kuvuga hari gihe uzagaruka kuri zino mikoro usaba imbabaza abanyarwanda kuko nakina imikino reka mbikubwire nongere mbisubiremo nubona umuntu witwa Mamadusi yicaje Togi ku 9 biragoye
ubwo mutoza nawe rero batangira kumushidikanyaho. Oya nta kumushidikanyaho, azamushakira undi mwanya ariko utari ku icyenda. Ari kuri Togwiho nje naza nkabivuga ikipe ya Peri ntago ari wo mwataka wari ukwiriye ikipe ya Peri William Togo. Oya siwe mwataka wari ukwiriye ariko kandi ntago arusha mu ariko abaharara barusha. Arusha mu madusi. Yego. None se nje nagwaye imikino bakinnye. Mu madusi muri mikino bamaze gukina na Togo. Nje nakubwiye ngo iyo mikino yakinnye uwitwa Mamadusi uri gushingiza ngarusha William Togo. Iyo mikino yakinnye yayikinnye ari guca ku icyenda cyangwa yacaga ku ruhande. Mamadusi hose basa oya umva wenda urebeye kucya kuntu baba. Reka twamamaze tugaruke. Inkuru ya misigaro ni kimwe ni ya Jean Paul Harerimana na Jean Pierre Niyonizeye nabo batsinze Shwadiru bakaba bahembwa 500 buri kwezi mu gihe cy'umwaka. Wicikwa nawe kandi akanyenyeri 240 akanyenyeri 2 urwego mu mafaranga 500 utsinde. Inzozi Roto tsinda dutsinde. Okay, nuko bimeze turacyari mu kiganiro ishingiro evening sport kuri aya masaha tugeze ku isaha y'isa 10:41 ni muri studio za radio ishingiro aracyari Eliel Iragena ndetse na Pablo Prince. Narinzi yuko wasohotse ariko abantu benshi ariko n'abantu benshi bajya banyita ariko nanjye ndabyemera ndetse kandi ariko bajya banyita ariko nanjye ndabyemera buriya. Okay, reka turebe abantu kuri YouTube channel radio ishingiro sport bamwita Rugira Gustave Atikaze muduhe yayo muri Nyamukandagira.